nyuma yo gukira Fistire Mutesi atinyutse kuvuga ibyamubayeho. Hagati aho Karemera yashyize amenya icyababaje umubyeyi we n'urunana. Kandi rero kwa muganga banyihanangirije Pascal ngo tugomba kwita ku isuku cyangwa abana bacu bakazagwingizwa n'indwara ziterwa n'umwanda. Ngewe Pascal nigeze nkubuza kugira isuku mukobwaje. None se amafaranga tubona ko mu byo agomba kudufasha harimo kugura iyo sabune ngo twite ku isuku tuyigura kangahe? Atari inyota yawe se? Inyota se ndayikurusha Pascal. Ikindi rero no kwita ku mirire y'abana Pascal. Rwose amafunguro yabo akabonekamo ibikomoka ku matungo. Ariko mukobwaje na rwose umenye imaze kwiyibagirwa. Iyo nguzi indagara nzigeze ahangaho ukantunganya ngo nari kukuguriramo agacupa none mpfa. Nagize ubwoba Pascal aho kugwingiza abana tuzihangana twicwe n'inyota. Umva no bishobora uzangaye se ngaho nibereye noneho ugiye kuvuga ko utazongera kugurisha shisha kibono ngo tujye kuyanywera. Wowe mukobwa jana n'icyaka cyawe wagira ngo wamize ipasi cyangwa umwasugurumana sha niwe wa mbere uzavuga ngo tujye mu kabari nempa. Nitujya mu kabari se igi rya buri munsi tugomba kugaburira abana bari munsi y'imyaka 2 tuzarikura he? Ngo iki n'amagi ya buri munsi se kandi abijemo. Muganga wanyakire niko yambwiye pe ngo kugira ngo turinde abana imirire mbi n'igwingira byaba byiza tubagaburira igi rya buri munsi. Ari we nuko ye komera gusa niko ye haraho uzajya kuyafata cyangwa bagiye kujya bayabahana na shisha kibono. Reka da ayo magi ngo nuko yagura ariko nyine ku ifunguro ry'umwana hakabonekaho igi buri munsi cyane cyane bari munsi y'imyaka 2. Niko se mukobwa sha ko ngewe nawe bizi tudatera amagi tukaba nta nkuko tworoye ayo magi tuzayavana hera. Umbaze nkubaze Pascal. Abantu nabatese koko abana ba Pascal se barya igi rya buri munsi arabo kwanda. Pascal ko ndi umupaka sindi ministry. Ngo iki mama? Subirana amafu yawe yewe niko mvuze. Iyi fu ni nziza cyane rwose. Ntivange ibinyampeke byose ntegura kuzaha umwana wacu imfasha bere. Ewe bakubwiye se ko natwe dukeneye imfasha bere se Kareme. Ariko se mama kuninura niki cyabaye koko? Nakungo wanabujije abana gukandagira iwacu no kugira icyo barya mu rugo rwanjye. Bazabireke rwose maze turebe ko bazapfa Kareme. Byagenze gute se mama? Ari umugere ko rwose dukekera amarozi mama. Ibazo nisubize gewe ndeke Kareme. None se niba hari n'ikibazo mubyeyi wakimbwiye rwose nkagikemura ariko tukabana neza. Mbiswa nicukura imirwanya sura amazi atazantwarira ubutaka Kareme. Ubushize uyu muvu warabutembanye birambabaza. Uzateraho n'ubwatsi bubufata nk'urubingo unatereho ibiti rwose bivangwa n'imyaka. None se mama ndakumva. Bambwiye niba hari ikibi nagukoreye ntabizi nkagusaba imbabazi kuko. Ubwo rero je witwaje ayo mafu y'igikoma ngo kondure ungaragarize ko ndindiririze koko. Inki? Umva ye. Ngo bagire ngo ntubizi rero. Ibiki mama? Ko munyitindirize basahurira urugo. Twebwe? Kareme. Sindi ikirondwe, sindinda, sindi imbaragasa. Ntabwo ndi nakandi gasimba kariko kose kabeshwaho no kunyonyuza ibindi birimo. Uranyumva neza? Mama wambyaye. Wimbeshyira rwose sinigeze nkwita indiririzi, umenya no mu nzuzi rwose nta birota. Wintesha igihe Kareme. Ibyo genda bibaza umugore wawe ni ubizi. Babarira muganga we nuko ariko abana bazankoraho pe. Liko se bukobwaja. Ubu kuko abana bawe bazabuzwa n'iki kurwara indwara ziterwa n'umwanda. Nukuri naherukaga gukandagira amabyikera. Sinarinzi ko hari abantu bakituma ku gasozi pe. Za nkoko zarangwida nazo sinzi aho zagiye rega. Ubundi nizo zimfasha gukuraho uwo mwanda. Umwana yituma mu rugo gategereza ko nkoko ziwugukuriraho uwo mwanda. Iyo zitari hafi nyakuraho nuko nyine ubona hugiye mu kwita kuri uwo mwana urwaye. Usanze muhimite. Nako sinamenyenshe zirongo yahandurije. Uracyafite ibibazo mukobwaja. Uraho umwana imiti y'inzoka zo munda yarazitewe n'umwanda ukawumuhera ku wundi mwanda n'amasaza atuma agwa kuri uwo mutoya waryamishije aho ngaho hasi. Devo nta kubeshya hari ubwo numva ngiye gusara. Aba bana 3 b'indahekana bagiye kuzansaza neza neza. Mukobwaja uzita ku isuku bigenze bite koko? Mbere muzara yaramfashaga. Mubamaransha kurije ngagiye mu ishuri. None nahagendeye mbona uko umwana wanjye yaramfatiye runini pe.
none se muzara kutamubyariye kuba umurezi w'abana bawe wa mubyeyi we ngira ngo noneho urabona impamvu duhora tubigisha kuboneza urubyaro. Nibyo rwose muga, yaba byashobokaga umuntu wese yaruboneza. Ngo yaba byashobokaga mukobwa aja kuboneza urubyaro se hari byinshi bigusaba, nako nta n'ikindi uretse ubushake. Ndabizi ko ari ubushake, ariko nyine hari byinshi bizitira umuntu. Mukobwa aja, ubu wari nubona ko ufite ikibazo gikomeye, ufite abana b'inkurikirane utabasha kwitaho, ibyo ntibihagije ngo wumve ko ugomba no kuboneza urubyaro. Nyine nkimara kubyara umumararongo ari uyu muto yamfite. Navuye kwa muganga banteye agashinge ariko sindasubirayo. Kandi nabikekaga rwose. Kuki utasubiye kuboneza urubyaro wa mubyeyi we? Wabuze umwanya ngo mpamagara umujyanama w'ubuzima gusange hano bigufashe? Oya da, nta mwanya nabuze. Ariko hari mugenzi wanjye numvise avuga ibintu bitari byiza. Nako ni impamvu zanjye bwite muganga we. None se mukobwa aja, ko wumva utubahirije gahunda wahawe yo kuboneza urubyaro, ubu na Pascal ntacyo umubwira? Urumva namukizwa n'iki Devo? Uzi ko nta bwoba ugira? Tekereza uramutse usamye indi nda n'izindi ndahekana ufite mukobwa. Wivuga muganga we, ntibishoboka pe. Uravuga ko bidashoboka gute se kandi ubizi neza ko nta buryo na bumwe bwo kwirinda gusa mukoresha mukobwa aja? Turumvikana uyu mugoroba rero turaganira ku bintu bibiri gusa ubundi twitahire. Urubyiruko rwacu rwa Nyarurembo rukeneye amafaranga no kwiteza imbere, ariko rukanagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. Nibyo rwose Feliciana arabivuze neza. Erega nta mafaranga mani umuntu aba yakubiswe. Aha. Umurimo murabicira inyina rurukonda. Bamwe mu mvugo zanyu ngo iyo nta mafaranga wakubiswe ndetse ngo waraburije, si byo se muvuze? Ikindi rero idafite icyo kora ngo witeze imbere ubona ayo mafaranga, niho ugwira mu mitego waba yafite bakayagushukisha. Cyane rwose, bashuga dadi na shuga mami bayafite babona aho baguhera. Yes. Niyo mpamvu nshaka gushimira mugenzi wanyu witwa Claire. Ego, ni mu muhamashyi rwose arabikwiye. Abatazi impamvu nshimiye Claire hano, ni igitekerezo yagize cyiza cyane cyo guhuza abagenzi be bigana, bakizigamira ayo mafaranga bakaguramo inkoko. Ubu buri wese muri bo afite inkoko zitera. Kerere wacu. Yes. Kerere wacu. Aha. Kre. Murakoze cyane rero. Hari ushobora gutekereza ko inkoko yari itungo ritoya cyangwa riciriritse risuzuguritse, ariko abagize iryo tsinda rya Claire, ubu mufite izo nkoko ziratera amagi mukagurisha. Nyuma y'umwaka muzaba mushobora kwigurira iyo hene, intama cyangwa se n'ingurube. Wabimenya rwose cyo itekerezo dufite. Aha. Claire, haguruka uze hano rwose nge na Feliciane tugushimira imbere y'abagenzi bawe. Urabikwiye pe. Ni icyo ushakira gituma ndeka ibyo nakoraga kandi ubona bwije Kareme? Ngwino hano yewe wimvugisha amagambo menshi. Ese ubundi niki cyatumye utaza kurya ku manywa Kareme? Nirindaga amahane cyangwa umujinya. Ngwiki? Sinkuhamagariye kumpata ibibazo Nuri, icara aho ngaho. Ni ngombwa se kwicara? Niko Nuri. Karame. Wa mugore we kuzankoraho byaje bite koko ngutinyuke kwita mama indiririze? Ngwiki? Indiririze wabitinyutse ute? Indiririze ahubwo ngewe nzi n'icyo bisobanura koko, nzi n'icyo ari cyo. Ugiye no kubihakana rero? Ndabihakanye rwose kuko n'ubwa mbere mbyumvise, nge se ubundi nabimwise ryari. Ubu we na mama koko aka kanya mwongeye gushwana nta nagaye gashize mwumvikana koko? Ariko rero Karemera, nge ntukagende ngombe ibyo uriya mukecuru avuga nurangiza ujye unshinja amakosa ntakoze. Ubu rero ugiye kuvuga ko mama yicaye cyangwa akaryama karota kumwita indiririze? Nge nakubwiye ko ntabyo nzi. Mama yararakaye cyane Nuri, kandi rwose nk'umuntu udashaka ko mubana mufitanye amakimbirane, ndagira ngo rwose unyohereze uze tujye kumusaba imbabazi. Ngo iki Kareme? Tujye kwa mama muce bugufi, niba ngombwa rwose unapfuka umusaba imbabazi kugira ngo rwose acuruke kuko yararakaye cyane. Yego Felicia, murabizi mwese iyo umuntu adasobanukiwe cyangwa adafite amakuru y'ukuri ku buzima bw'imyororokere,
ashobora guhabwa amakuru amuyobya bityo ubuzima bwe bukaba bwahuriramo n'ibibazo. Uko bimeze rwose. Niyo mpamvu rero twatumiye umwe mu rubyiruko ngo atange ubuhamya, kandi twizeye ko benshi muri mwebwe muri bwigire ku buhamya bwe. Tunamushimira ko yemeye gutanga ubuhamya bwe rwose. Mute, tambuka utange ubuhamya bwawe mama, tambuka wigira imbere hano. Tambuka sister. Anyensi arakoze kuba uyu mwanya ngo nange ubuhamya bwanjye. Abenshi murabyumva nk'inkuru itarabayeho cyangwa ikinamico nakinnye, ariko n'ubuzima bwanjye bwite ibyo ngiye kubabwira byarabaye. Aha hari benshi babizi neza. Nanjye ndi umwe mu babizi rwose Mute. Ndabona benshi biga muri groupe scolaire Nyarurembo. Hari abona havuye bari mu mashuri abanza, abandi nabwo aribwo bagitangira yisumbuye. Ndi umwe muri mwe rero kuko nanjye niho nize. Amazina yanjye nitwa Mutesi rero nkuko babivuze. Narangije mu mashuri yisumbuye muri groupe scolaire Nyarurembo. Ubu nakabaye ngiye mu mwaka wa 3 wa kaminuza, ariko sinashoboye kujya atari uko habuze ubushobozi cyangwa ubwenge. Ahubwo nabituye no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi nkayikora mu gihe kidakwiriye. Muceceke. Mutesi aravuga ari uko mucecetse. Hari abishora imibonano mpuzabitsina bitewe n'ibintu runaka babishikishije, ariko niba wicaye hano ukaba ufite mugenzi wawe mwigana mukundana, nabyo umenye ko nutabyitondera ushobora kuzisanga uhuye n'ikibazo nk'icyo Mutesi yahuye nacyo. Reka mbabwire uko byagenze. Nakundanye na mugenzi wanjye twiganaga. Iyo bimeze bityo nawe kugira inama ngo wumve, kuko inama zirebana no kwirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe barazingiriye kenshi sinumva. Ariko mwe ndabasaba kumva no kumvira ababagira inama pe, kuko nge na Petero twabyishoyemo dura n'ibibazo bitatworoheye. Muceceke bagenzi, twumva ubuhamya bwa mugenzi wanyu. Reka twumva ubuhamya bwa Mutesi. Twanze kumva, turishora ngo turarya ibinyoni nawe ukoresheje agakingirizo. Mwarinda ubwo niteguraga gutangira kaminuza, birangira nashoboye kujya kwiga. Naciye muri byinshi kuko iyo wisanze utwite uri umwana w'umukobwa urabanza ukanabihisha. Nukurikiza amabwiriza y'abaganga, ari nabyo byamviremo kubyarira mu rugo. Aho nari naragiye norotse umuryango wanjye bimviramo no kurwara fistile. Ndabivuga mu magambo avunagoye kuko ni birebire. Narababaye cyane kuba ndwaye fistile bitewe no kubyara hanyuma n'umwana nabyaye nabe kuko nari nshoboye kumwitaho. Abibwira ko ingaruka zigera ku bakobwa gusa rero siko bimeze. Na Petero nawe hari umwaka yamaze atiga kwera ibibazo twishoyemo, ariko nge maze umwaka n'igice manganye na fistile. Na wanyegeraga narahindutse umuntu kuko ikibazo naye naragize cyatumaga umusarani n'inkari bizana uko bishatse simenye igihe byaziye. Naratutswe, nahawe akato, nahimbwa amazina, byose bitewe no kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe. Mana we shamva Mute, ibintu tubwiye ni kuri biteye ubwoba. Maze yagerageje kubivuga mu magambo make, yagize ibibazo birenze ibyo avuze. Mbivuze uko biri mwarara hano kuko narahungabanye bikomeye. Nashatse kwiyahura inshuro nyinshi narwo ruranyanga. Nkaba mbasaba ngo urubyiruko rwa Nyarurembo mwirinde hatazagira uhura nk'ibibazo nahuye nabyo, kuko ubu mvugana namwe hashize icyumweru kimwe cyonyine mvuye kwa muganga kuhabwa fistile ku nshuro ya 2. Nibwo nyize neza ubundi naye narihebye. Mana ishimwe kuri iki.